ubugingo rawusquat baraza batasyo Emmanuel akora burobo Kigali terekamo ndani Emmanuel Arnold Okwi fatomu itabugingo akimara sazama gufunga baro muri kirana cya 21 wa mbere mibonye umukiranirwa gufunga baro umupira uridunda usango bita Emmanuel Arnold Okwi ahagaranye n'umuzamu Kadime Ndiaye nawe izamu yarivuyemo yari yasohotse bamukurikira bitarob ntarwere kunyeganyega ishundura ziranyeganyega cyanyoye ndani AS Kigali. Uyu mwataka w'umugana n'umuhanga ni yabakuze mu myaka niwe wa mbere ariko ku kintu cyitwa gutekereza bro niwe wa mbere atekereje ibintu by'abataka w'abahanga aravuze ati nintera hasi arawufata ni mushota shoko kumushota umupira ukagaruka kamurobe aramurebye avuga ati ndamuroba ruca imana baranishaka igenda ijya hanze ariko iragiye imanukiye mu 90 ijyamo AS Kigali kimwe Rayon Sport ubusa kabisa uko bimeze match irahindutse ibaye indi match irahindutse ibaye indi AS Kigali kimwe Rayon Sport ubusa ubugingo wa Kim BH kora amakosa akomeye cyane tanze igitego kabisa tanze igitego rwose iki ngiki babari abanyamutsindwa ngo murashaka ko mubyegekaho ni mutsindwa mu byegeye kuri bugingo umureyo ayisabwira uwo bita Robertinho aragiye yegera umutoza fitness ayabonga Lebitsa arambwira ati hagurutse umuntu bita Aziz Basane kuranya kabisa aze twirukanse izi mpande za AS Kigali harimo abasaza nyine bagomba kwirukansa atasiyo bugingo none ayitanga nabi we yarayitanze nabi bugingo we none byabagenze gutera bugingo akiyo atasiyo umupira vava cyane kwa Suleiman Dafe pasi kurande rw'iburyo atasiyo ninde ni Buhaji cobeka pasi kwande kwa Yusudianye Rayon Sport abakinnyi muri reto yarakoze gusimana zamwihembe atasiyo reka turebe muhire Keve sinzi niba ifoto yayifashaga na muri kono reko ayera umuzamuni yasaba Jean Paul yabaguriye Abdoulaye Jab 0 abagurira Asanana 0 abagurira Suleiman Dafi washize yavunitse amaguru yombi onago muha 0 ramuhanga 20% yavunitse amaguru yombi uretse reba ibintu yambaye reba mu mavi 20% yamuhayeho kone yibuze warakina yavunika savunika warakina sabo Abedi ndamuha 30% warakina yabasha no kubona ibitego bibiri rekeraho ngaho mugereza 50 rekeraho ngaho twiri muri match wa 50 agageza mbabone cyaka biri cyose Obedeze umuhaye cyaka biri yakoze ariko nabwo wamugane se uzigize zo kubona itego kuri derby nako 50% oya anakibonye na hano cyangwa se nakibona mve muri match nayamuhaye cyane ariko rwose hamaho kuri 30 cyane kuba banza mu kibuga no kuba yarigeze kubona ibitego bibiri muri atsindira Rayon Sport ibyo maye 30 sawa ariko abandi rwose mbabarira pe abaze wa baraza barakoze waruvuye ko mborenga
umupira fitina bawurwaniye n'abasore b'ikipe ya Kigali ku murongo agana muri kona, ariko umupira wifatirwa n'abasore ba Rayon Sport, hanyuma Ombolenga arawuhindura, hanyuma Kanamugeraje agongamo n'umutwe, umupira ujya mu izamu, ariko abasore b'ikipe ya Kigali bakomeje kuvuga yuko kitari cyo, kubera yuko ikipe ya Rayon Sport ngo umupira ngo Ombolenga ngo nubwo yahaye Kanamugera ko ngo wari warenze umurongo usa nkaho warenze, babwira umusifuzi Maniragaba Valero ku ruhande ngo kuki atabibonye. Hanyuma rero umusifuzi Maniragaba Valero ndetse na Rurisa Patience bayoboye umukino bavuga bati ibyo mwavuga byose ni igitego. Rayon Sport rero kimwe, ikipe ya AS Kigali kimwe, ni minota hafi 71 w'umukino, 72 akaba ari uko gahunda zimeze abareyo rero aho muri hose. Twizera ko mumeze cyane, numva yuko mwamaze kwishyura. Attention Azizi Basane kuranyara zamuka nanone imbere za mukona kona ya Rayon Sport bita Azizi kuranya Basane acenga umuntu agwa nk'agashwiriri rwose aratanyukano kumbagara ari barangura hariya kubijosi hasi yari hafi kugera mu bafana. Attention kona ikipe ya Rayon Sport iraterwa na Muhire Keve, match ikomeye, match iremereye muri minota. Attention match iremereye, Keve Muhire chongamo muzamo kubita ipfunsi wigarukira kwa Bugingo, ariko bakura bose ikipe ya Kigali yabivuze woze wigarukira kwa Ndayishimiye Rishari yaranyera, ariko umupira ongera ufata onga pase ko muzamo Kadime Ndiaye, Kadime Ndiaye tera umupira muremure urashaka nde Suleimani Dafi imbere y'Samonga kirajyamo. Nyiheruka ubwo uwo yasimbuye agitsinaga Mukura agitsinda amagaju kuri Premier Poto igitego cy'umwateka rwose samahande rwose Abedi Biramahire kuko Abedi buriya agira se w'umugeshi niba utari unabizi meruka akora hariya za Nyungwe ariho yibera, niba ariho ari namusuhuje rwose umuhungu we musajya imbabazi ku Karubanda. Abedi Biramahire amanota rwose nari namwimye 50 mwongeraho 10 ubwo mu 30%. Abedi Biramahire kimwe, Rayon Sport 2. Abedi Biramahire agiye kuruka yinywera mutware yanyweye mutware inajya garukanye imbaraga nyinshi cyane kabisa. Ahita ateragamo igitego cya kabiri, tayari Rayon Sport irayoboye umukino 2-1. Mutware rero mukomeze mwinywera ibinyobwa bidasembuye bya Mutware Beverages, ibinyobwa birimo Mutware Energy Drink, birimo Mutware Apple Malt, harimo Mutware Pineapple, hakabamo na Mutware Mixed Berry ndetse na Mutware Mixed Tangawizi, biryoha cyane kabisa. Mutware komeza wisanisha na Mutware kabisa, mwinywera ibinyobwa bidasembuye. Hamagara 0788 50 murangure ibinyobwa bya Mutware. Reka turabikufra ikipe ya Kigali gongamo kona aratabara neza cyane Ariani Yusuti anya utereka muri kona, ariko nomero Mutware nawe unyumvishe neza amahoro yisubira muri mu ni 0782 50 kabisa. Attention kona baiter ko contre attaque ya Rayo, attention abasigora Nyerera aragwagwa hanze y'ikibuga. Azizi Basane kuranya basifuze n'ubwo ati twakubonye have nta muntu wagukozeho, bazamukana umupira abanyamugi ku ruhande rw'iburyo, ninde nirushwa yeme pose umva
muvana nindani ngwana marike. Attention AS Kigali atera umupira muremure gonga attention reka turebe kwa Gigia arabacika ni bareba nabi Benedata Janvier Gigia aracyawufite yawutanze vava cyane cebeka pose kwa Rucogoza umupira ugarukira hagati mu kibuga kwa Haji arawufata bati ni kufra Rayon Sport ari gutanga avantage ariko ni kufra ikipe Rayon Sport kose yakorewe ndayishimira cyari ababyeyi mudukurikiye mujye murajya amashuri ya Prime Life Insurance urazigamira umwana were kwicira 200 ubundi ukazera ko umwana azabona minervan ndetse n'ibikoresho kugiye neza cyane kabisa hamwe na Prime Life Insurance kwinjiramo n'ukanda akanyenyeri 177 ugashyiraho urwego mugakanda kane ugahita winjira muri amashuri hamwe na Prime Life Insurance twende na kazi. Attention reka turebe Rayon Sport cyari ataka ariko umupira urarenga ari mbona bashaka gukungu. Attention beda sunika no sero kipe yasigara Kayezu ndetse na Franklin Onyebol risabwira abeta tigenda vana mana ngaha ebyo ariko na Kayezu amuhagresheje amuzamuramo inkokora kabisa. Attention reka turebe abareyonga batangiye kuririmba Murera iminota imaze kuba 77 iminota 77 Rayon Sport 2 ikipe ya Kigali 1 atase upira kwa ngubana tera umupira muremure ariko akuronda cyane ari neza cyane Yusudi yanye tera umupira muremure nanone wigarukira kwa Azizi Basane Kuranyi aramwica aramukura mukuru umupira yazamutse cyane Kayezi imbere zo ariko Akayezi Jean Bosco umupira arawufatanya cyane ari umuzamuka Dimendi yaye imbere zamuka Farashota ariko umuzamu awukuramo kona ekada yayimanyeda ariko semandiraga ba ni gatiki mandiraga barurisa ategereje bariya kavuga ati ni kona mandiraga barahagarara urisa yo gafata umwanzuro ati no gutereka imbere y'izamu ati ari 5 mu yijere neza abasore banje Robert Yene marababwira. Attention gundagurana hariya aramutwara attention reka turebe cyagundagurana bati ni kufra ikipe ya AS Kigali abarere ko batarimo kwemera ibyemezo by'abasifuzi muri minota kufra ikipe ya Kigali vava cyane ariko mu rubuga rwabo pirogazwa neza cyane mu bana bakaba yitwa ni Benedata Janvier Gigia shani 5 ko barongera 5 mu segonda nka 5 barahita batereka 5. Attention reka turebe kora makosa ariko nta kintu bakoze Azizi Basane Kuranyi attention reka turebe Azizi Basane Kuranyi kwa ngumoso arategereza cenga amushyira hasi kufra ikipe ya Sport yabivuze hoze yabirakariyemo baramuhumutuka kandi afite umuhondo baramuhumutuka ahubwo mukanya rero 5 nyongera rero arimo arajidura 5 nyongera bashyizeho 90 narangiye hanyuma Swadil siyo washakaga ko mubwira Swadil rero girafava ntare birakufura n'uburyo inzozi roto yatuzaniye ko kuduha amahirwe yuko umunyamahirwe aho ni handi umuntu ahembwa 500 buri kwezi mu gihe cy'umwaka bimbwira ukina nawe unyumva ukanda akanyenyeri 240 ugashyiraho urwego kuri kabiri ugahita winjira muri Swadil atsinda abanyamahirwe babiri mu byumweru bibiri umwe akazajya yahembwa 500 buri kwezi uwa kabiri agahabwa 500 ako kanya akatsinda gatatu ibyo nawe ibyo bayita rero Swadil ibyo ni ibintu byanjye ako kanya ni nko guhombya iyo bayita Swadil ya inzozi roto Swadil inzozi roto gahunda n'itsinda dutsinde kananye 240 urwego mukanya 2 rwose n'isaha y'inzozi ibintu byose biba biri ku murongo neza cyane turabakunda cyane inzozi loto tsinda dutsinde kafata urutonde rw'abantu bose twabanye muri uyu mukino ndabashimira by'umwihariko mukanya muri full time. Okay. Attention ya Kigali attention gonga passe va cyane kwa Gigia tera umupira muremure ariko bakoze amakosa ni kufra Rayon Sport imbere Kaya